banyarwandakazi, namwe inshuti z'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, ndabasuhuje. Kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro kiri bwibande ku bijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, akarere kacu tuvukamo. Tukaba rero dufite abatumirwa n'abasaza b'inararibonye twatumije none kuri radio televiziyo yacu kugira ngo baze baganirize abanyarwanda. Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo tubahereze ijambo buri wese yibwire abakurikiye radio yacu. Murakoze rero, ubwo mwakwibwira abadukurikiye. Mzee Abdul. Urakoze bwana Ngarama. Nkuko bivuze nitwa Hategekimana Abdul. Ntabwo ari bwo bwa mbere nje kuri radio televiziyo yacu. Ndumva ari nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu. Ndi mu muryango witwa GFR, Groupe d'Initiative de France Rwanda, ukorera mu Fransa, ariko ukaba ari umwe mu miryango n'amashyaka agize uru rwego rwa RBB. Muri RBB rero ndi umunyamabanga wa komite mpuzabikorwa. Ubwo rero nagira ngo ngusuhuze wowe uyoboye iki kiganiro, nsuhuze Bwana Rutihunza turi bugihuriremo, nsuhuze ababa bagikurikiye n'abazacyumva, kuko kizaba kiri kuri YouTube. Utashoboye kugikurikira nonaha azagikurikira icyo gihe. Naba ngarukiye aho ngaho. Urakoze. Murakoze cyane Mzee Rutihunza. Ndagushimiye bwana Ngarama. Nitwa Rutihunza Theobald, nkaba mpagarariye umuryango Riprodo, Réseau International pour la Protection et la Défense des Droits de l'Homme mu Rwanda. Nkaba rero nishimiye kuza gufatanya ikiganiro na Abdul, duhurira no mu yindi miryango dusangiye. Nkaba kandi mboneyeho n'umwanya wo kuramutsa abatwumva bose barimo abanyarwanda, kugira ngo bazumve impanuro tugira ngo tubagezeho. Ubwo naho mu kanya ndabashimiye. Murakoze cyane. Nanjye uyoboye ikiganiro, amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama, aba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko rero nari natangiye mbivuga, kuri uyu mugoroba ni kuwa kabiri, dufite ikiganiro gifite umutwe ugira uti umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo nibutse abanyarwanda kimwe n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda badukurikiye yuko umutekano, ijambo umutekano ni ikintu, ni ijambo rigari, kandi nta kintu, ni n'ikintu cy'ingenzi cya mbere muri byose. Nta kintu na kimwe rero dushobora gukora, nta n'icyo dushobora kugeraho tudafite umutekano wuzuye. Niho mbese abantu babaho mu buryo nyabwo. Mu karere rero k'ibiyaga bigari hamaze igihe havugwa intambara iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo zitwa FRDC, izihuje n'inyeshyamba z'umutwe witwa M23. Iyo ntambara rero ikaba imaze igihe iyogoza ibintu. Si ubwa mbere ni bwa kabiri yuko mu mwaka wa 2012 naho yabayeho, iza kurangira 2013. Iyi ni inshuro ya kabiri, ariko na mbere yaho hari habaye izindi muri ako gace. Ubwo nuko none turi buvuge kuri iyo iriho uyu munsi wa none. Kuri uyu munsi wa none rero mu majyaruguru y'intara ya Kivu hari intambara ziri guca ibintu zihuje izo ngabo zombi, izo nyeshyamba n'ingabo za leta. Mu minsi yashize rero sindi bwinjire cyane mu uko intambara yagenze, ariko mu minsi yashize nibwo abakuru b'ibihugu bo mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika, ibyo bita East African Community,
bahuriye i Nairobi bayobowe cyangwa se uwari uyoboye ibiganiro perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kugira ngo bashake uburyo umutekano wagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Bahavuye rero bemeje yuko bashyiraho umutwe w'ingabo kugira ngo uzajye gufasha Kongo kugira ngo urwanye inyeshyamba za M23. Nyuma y'ayo masezerano bagiranye no mu gihe bari bagitegereje ko ibyo bishyirwa mu bikorwa, haje kubaho indi nama yahurije perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo i Rwanda muri Angola. Subiye inyuma gatoya, mbere yuko mvuga ku byabereye muri Angola, nuko ingabo izo nyeshyamba z'umutwe wa M23 zitera Kongo, zitera ziturutse ku butaka bw'u Rwanda kandi zifashijwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ku buryo bigoye kugira ngo ube watandukanya ingabo z'uwo mutwe n'ingabo z'u Rwanda. Kubera rero Kongo yakunze kurega u Rwanda kenshi ko ari rwo rufasha izo ngabo rukaziha ibikoresho n'ibindi bikenerwa n'abantu n'abasirikare, byabaye ngombwa ko Kongo irega u Rwanda. Ibyo rero byatumye bajya guhurira muri Angola kugira ngo baganire bayobowe na perezida wa Angola. Hakaba hari imyanzuro yafatiwe muri iyo nama. Umwanzuro wa mbere ni uko bategetse ko ingabo zishyamiranye zigomba guhita zihagarika imirwano. Icya kabiri ni uko bavuze ko uwo mutwe w'izo nyeshyamba ugomba guhita uhagarika kandi ugahita uva aho wari wafashe hose ugasubira inyuma. Ikindi ni uko bumvikanye ku kintu bise urwandiko rw'inzira rukubiyemo ingingo nyinshi, turaza kuzivugaho. Harimo cyane cyane ikomeye niyo guhagarika gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, hakazamo niyo gucyura impunzi. Ibyo rero byose nyuma bavuye muri icyo kiganiro bamaze gutaha, byakurikiwe n'ikiganiro cyatanzwe n'umuvugizi w'umutwe wa M23, uriya mutwe urwanya leta ya Kongo, wavuze ko batiteguye kuva mu birindiro byabo kuko ngo nta handi bashobora kujya. Ibyo rero byaje gukurikirwa n'ubundi n'izindi nyandiko zakwirakwijwe kuri Twitter, zanditswe kuri Twitter ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndetse n'izindi zanyuze mu binyamakuru by'agatsiko ka leta ya Kigali bivuga yuko ibyabereye i Rwanda ntaho bihuriye n'u Rwanda, kuko ngo bashaka gusiga mbese leta y'u Rwanda amavuta bavuga ko nta bihuriye n'intambara ibera muri Kongo, kandi mu gihe perezida w'u Rwanda ari we wahamagawe akagenda kandi agasinya mu bandi ko intambara irangiye, bivuga yuko mu by'ukuri ari we wari waje ahagarariye abo bateroriste cyangwa se uwo mutwe wa M23, niko leta ya Kongo yabise. Ibi rero n'ubundi nuko navuze birebire byaje gukurikirwa n'ikiganiro nabwo tuza kuvugaho Perezida Kagame aherutse kugira kuri televiziyo ya France 24. Bamubajije ibibazo bitandukanye bijyanye n'iyo mishyikirano yose bagiye bakora. Akantu k'ingenzi nakuyemo yavuze nuko baje no kumubaza ku bijyanye n'imiyoborere yo mu Rwanda, avuga yuko ngo yiteguye kuzongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2024, anagerekaho yuko muri imyaka 20 ashobora kuzayiyamamaza akayiyoboramo u Rwanda. Turaba tugarukiye aho rero, turagira ngo dutangire ikiganiro kugira ngo twibutse abakurikiye radio yacu. Reka duhere kwa Muzehe Rutihunza. Muzehe Rutihunza, ibiganiro bimaze iminsi biba, ndavuga amasezerano yabereye i Nairobi, Rwanda. Nari mvuze ku kiganiro cyabereye kuri BBC M23 uburyo yahakanye kitazava mu birindiro. Twari tugiye no kubisobanuro Kagame yatanze kuri France 24. Amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, dushingiye kuri ibi bimaze iminsi bibera mu karere dutuyemo, amahoro tuyabona gute Muzehe Rutihunza? Ndagushimiye bwana Jean-Bosco Ngarama kumva ijambo. Amahoro mu karere kimwe n'ahandi sinavuga ko ari kure nk'ukwezi, ariko mbere yo gutangira nagira ngo nshimire perezida wa Angola watumije bariya perezida bamwegereye bakajya inama, akavuga ko ari n'ibyo bagira. Nkaba mboneho n'umwanya wo kumwihanganisha we n'abaturage b'abavandimwe ba Angola kuko bapfushije perezida wabo wabagejeje ku bwigenge.
perezida wabo aherutse kwitaba Imana, ndumva bari mu cyunamo, ariko biriya byago babigize nyine ari amasezerano amaze kuyageraho. Kuva rero perezida wa Angola yatumirwa yashinga uriya mu murimo, uko yatinze gutumira iriya nama byerekana ko byari byabanje kumunanira, kuko umuperezida ubu ngubu ukuriye ubumwe bwa Afurika Macky Sall niwe wari wavuze ati uriya muperezida azi kariya karere, azi bariya perezida bombi Tshisekedi na Kagame, reka mushinge kuzabunga. Agerageza no gukoresha uko ashoboye, arabazana abicaza hamwe bagirana amasezerano. Amasezerano nabyo nk'uko twagiye tubona amakuru abiturukamo, yabanje kurwanya aho bari bicaye. ngira ngo wumvise ko hari n'uwahagurutse Kabarebe agahaguruka akarega igihugu cya Uganda ko aricyo gifasha aricyo gifasha M23 gutera Kongo. Ibyo rero yari abizanyemo, ndakeka yarashatse kujijisha kugira ngo u Rwanda ntiruregwe rwonyine, ariko rwaregwa n'abandi bose. Abo baregwa bose ni abazana umwiryane, kuko intambara nta cyiza ishobora kugeza ku bantu. Icyo ni kimwe. Ikindi ngira ngo tubanzirizeho ni uko numva buri gihe bazanamo ikibazo cy'impunzi. Impunzi ukagira ngo ni abantu ibihugu bigomba gukinisha umupira, bavuga ngo ufite impunzi. Ari impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda, ari iz'abanyarwanda ziba muri Kongo cyangwa se ziba mu bindi bihugu, zifite amategeko azigenga, yonyine niyo agomba kugenderwaho. Ntabwo impunzi yahunze bazajya bajya kuyivuga mw'ibyo biganiro ko nk'aho arizo zibuza umutekano. Impunzi ahubwo zabuze umutekano wazo mu bihugu zikomokamo, zifata akarago ziratoroka kugira ngo zibone amahoro mw'ibyo bihugu zahungiyemo. Ibihugu zahungiyemo rero, cyaba u Rwanda cyaba Kongo cyangwa ibindi, bifite inshingano ya mbere yo kuzirengera. Nta kundi rero kuzizana mw'ayo matiku bafitanye byo kuvuga ngo bamwe n'abanyarwanda ngo bavuga ikinyarwanda ngo babuze uburenganzira bw'impunzi ubwazo buzihabwa n'amasezerano ya Geneve yo muri 1951. Ayo masezerano rero yubahirijwe, impunzi ntizajya zizanwa mw'ibyo bihugu, ariko nubwo zirengerwa n'ayo mategeko, inshingano z'ibihugu ahubwo ni ugushaka ukuntu zatahuka mu cyubahiro zitamanitse amaboko, zigatahuka zigasanga iwabo. Ariko ko gusanga iwazo ni uko kondisiyo zo gusubizwayo zigomba kuba zatunganye. Izo kondisiyo rero ni umutekano n'amahoro. None turi ibyo tubona bidahari, ahubwo bakavamo izo acte d'agression zibujijwe ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ubundi ibihugu bitegetswe nabyo kubana mu mahoro. Ibihugu bizwi imipaka yabyo, cyane cyane ko imipaka byemeranijweho dufata ubwigenge, ni imipaka byafashe buva mu bukoroni. Ubwo iyo mipaka niyo byemeranijweho ko ariyo mipaka igomba kubirenza. Noneho iyo mipaka buri gihugu kikubaha. Sinumva rero ukuntu abanyarwanda bambuka bakajya gufata
Kongo, Goma, Bunagana n'ahandi bashaka bavuga ko ngo bari kuvuganira abanyekongo. Abanyekongo bavuganirwa na Kongo niyo ibareba. Abanyarwanda tuvuganirwa n'abanyarwanda, dufite ubutegetsi. Impunzi tuvuganirwa n'ibihugu twagiyemo, nibyo bigomba kutureba. Nta gihugu rero gikwiye gutera ikindi cy'igihora impunzi zagihungiyemo. Mu byo wavuze rero byinshi utangiza iki kiganiro, uvuga ibyo bagiye bageraho, bati nibarebe ukuntu bashyiraho uwo murego wo kurwana ugabanuka. Ni ibintu bisanzwe bizwi mu bwubahane bw'ibihugu bisangamo. Mu byerekeranye no kurangiza ibiriya bituma barwana, nka bya bindi bavuga nyine ngo ntazibana zidakomana amahembe, ibyo koko byabaho, bishobora ariko n'ibisigeho kuko amategeko arahari. Hari ibyo bya za komisiyo mixte zagombye nyine kugenda zireba ibyo bitumvikanaho. Izo komisiyo nizihabwe ibikoresho zikore kandi zinoze umubano hagati yabo kugira ngo umutekano hagati y'ibihugu uboneke. Ariko uvuze hagati y'ibihugu nk'umutekano wabo, umutekano ndagira ngo ubwire ko ari bimwe mu by'ibanze mu burenganzira bw'umuntu. Mu burenganzira bw'umuntu bw'ibanze habarwamo umutekano. Kugira umutekano rero bisaba kwishyura ukizana, bishyira gukora, bisaba kutagira n'inzara, bisaba ibintu byinshi kugira ngo ube ubifite. Byinshi rero mu bihugu, nubwo twavuze umutekano hagati yabyo n'indani yabyo, umutekano uracyabura kuko abaturage batishyira ngo bizane. Ari uburenganzira ku burenganzira bwo gukora politike nta buhari. Uburenganzira umwumva hari ibihugu bivugwamo za disparition force, kuburirwa irengero. Hari ibibazo bivugwamo kuniga abajournaliste, abatangazamakuru. Ibyo byose ni ibintu byerekana ko nta mutekano, nta kwishyura ukizana muri ibyo bihugu. Kandi muri ako karere dutuyemo ahenshi birabuze. Nkaba rero navuga nti muri make dusabire biriya bihugu, dusaba abayobozi babyo bagerageze kujya inama, bunganire, bumve n'icyo mugenzi wabo yababwiye, aho kugira ngo baze baterana amagambo bavuga ngo ngo uriya yabeshye, ngo uriya yabeshye, kuko biruta ajya kuvuga ngo Lorenzo yarabeshye cyangwa se Kisekedi yabeshye, cyangwa se ibyo ni wa mwuka mubi utarashyira. Ibyo byerekeranye n'amabuye y'agaciro bavuze bati nibayacukure ariko bubahirize sovereignty y'igihugu cya Kongo abamo. Icyo gihugu cya Kongo ayo mabuye arimo ntabwo cyabujije abandi bantu kujya kuyacukura, ariko nibajyayo bumvikane bacukure bakurikije uko basezeranye, uko amategeko ya kiriya gihugu abivuga. Ndabona batumvikanye, batubahanye, batubashye abaturage babo, tuzakomeza kubura amahoro, tuzakomeza kubura umutekano, impunzi zaba nyinshi. Mbese na bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yamaze kugeza kubicishaho mu kiganiro Perezida Kagame yahaye France 24, avuga kwiyamamaza ngo izindi nshuro 20, ndakeka ko na constitution nshya ntabwo ibimwemerera. Iyo myaka 20 ntiyimwemerera. azayihindura.
nyine ubwo tuzahora duhindura constitution bigereye. Iya mbere cyo bundi yarahinduye, ubwo ni ukuvuga ko agiye kongera guhindura iyi. Ubwo rero sinamenya iyo bijya bisiba. Ibyo ari byo byose umuntu yamusaba nawe akamenya ko ari umuntu, ko umuntu ageraho akananirwa. Muri make rero mbaye gushimiye ngusubiza ijambo. Murakoze cyane Muzehe Rutihunza ku bitekerezo mumaze kugeza ku banyarwanda muri kano kanya. Ariko mbere y'uko duhereza Muzehe Abdul ijambo, nagiraga ngo mubanze mudusobanurire neza. Hashize imyaka myinshi ntabwo Kagame atangiye gutangaza ibya Kongo kuri uyu munsi wa none M23 iri Rwanda. Hashize imyaka myinshi Perezida Kagame avuga ko ngo aho kugira ngo arwanire ku butaka bw'u Rwanda ngo ni buto buriho n'abaturage benshi, ngo azaza agenda intambara zirwanira iyo ngiyo azirangiriza iyo ni muri Kongo, avuga kandi abivuza inshuro nyinshi. Ibyo rero biza bikurikira ibyo hari undi musirikare nawe wabivuze, umwe mu bajenerali bo mu Rwanda witwa Mubaraka Muganga, avuga ati twebwe ati kiraka abanyangarije no kurwana, ahubwo yo ntarwana banumva nta mahoro mfite, ati turagenda tukabirangiriza iyo duteze Rwanda ya tukarangiza, twabirangiza tukagaruka. Bivuga nyine ko bagenda bakica uwo bashatse. Mwari muvuze ku bijyanye na souverinete y'igihugu cyangwa ubusugire bw'igihugu. Muzehe Rutihunza, ibyo ko mwari muvuze uburyo igihugu kigenga, ubusugire bw'igihugu, ibyo mwabivugaho iki mubisanishije nyine nuko perezida n'ubundi asanzwe avuga ko intambara ajya kurwana muri Kongo akitahira ko atajya arwanira mu Rwanda, n'ibyo bitangazwa n'abasirikare be? Ibyo amategeko wabyita de guerre d'agression, intambara zo gutera, zo kuvogera ikindi gihugu. Kandi kirazira mu muryango w'abibumbye n'u Rwanda rurimo, ko ayo masezerano bose barayasinye, ko nta gihugu kizatera ikindi. Ibyo kugitera rero ni ukukinjirana, kujya ubyo uvuga ni ibintu ni de crime contre la paix. Ahubwo nibaza impamvu umuryango w'abibumbye biciye mu kanama kabo gashinzwe umutekano ku isi katarafata ibyo bintu ngo gatangire kubyamagana ndetse gafatira u Rwanda ibihano. Naho ubundi ibyo ntaho biba ku isi, nta n'igihugu kindi ndumva kivuga ko cyakora nk'ibyo ngibyo. Ni u Rwanda rwonyine rubivuga, ariko izo za guerre d'agression u Rwanda rwazitangiye kera, rurashyokerwa kuva muri 1996. Wumvise uko bafashe indege bakabigoma ikagera za Ketona n'ibindi, hakaza iriya ntambara nyine ya mbere ya Kongo bise hari guerre mondiale yo muri Afurika, bigakomezamwo n'iriya mitwe yose y'intambara bagiye rero babyuza. Aho rero Kagame yinyorobeka n'iriya mitwe akayihinduramo guerre civile ya Kongo mu by'ukuri. Ariko tuzi ko iyo abonye uburyo aterayo akoresheje nyine za Rwanda cyangwa se n'ubundi buryo n'abandi basirikari be, akabatera cyane cyane yitwaje akaduruvayo karimo kiriya gihugu. Na Kongo nyine ifite ibyago ko kugeza ubu iyobowe nabi, kugeza ubu usanga abanyekongo nabo ubumwe bwabo gusa n'ubwananiranye. Ariko uko byagenda kose yategekwa nabi, ibyo bireba abanyekongo ntabwo bireba Kagame. Perezida Kagame nashingwe umutekano w'Abanyarwanda, ashingwe kubateza imbere n'ubukungu bwabo, kandi arebe nuko izo manda ze yazubahiriza, nibura izo constitution agenda ahindagura zikubahirizwa. Naho ubundi nawe aho ashaka kujyana abantu, ndakeka afite mission
zirenze kwemera arizo zimutera gukora ibyaha nka biriya. Ni uko mbibona, ni icyaha gikomeye gutera ikindi gihugu. Murakoze cyane Muzehe Rutibunza ku bisobanuro muduhaye. Ndagira ngo tunyaruke tujye kwa Muzehe Abdul. Muzehe Abdul mu mwaka w'1990 ku itariki ya mbere z'Ukwakira, inkotanyi zateye u Rwanda, ariko zirutera Habyarimana ntiyari ahari. Amakuru avuga ko Habyarimana yabajije Museveni amubwira ko ngo ari abanyarwanda b'impunzi bamwe babaga mu gisirikare bamucitse baragenda baza gutera u Rwanda, ariko mu by'ukuri bari abasirikare bafite za matrikire n'ibyangombwa by'Ibugande, harimo n'Abagande batavuga Ikinyarwanda. Twagiye tubabona inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi, babaye mu Rwanda, hageze n'igihe barasezererwa barataha. Amakuru turayafite. Icyo gihe rero icyo nashaka kugarukaho nuko Museveni yabeshye amahanga ngo ni abasirikare bamucitse. Twibukiranye ko nyuma y'ukwezi ingabo z'u Rwanda zabakubise inshuro basubira ku butaka bw'Ibugande, bajya kwiyoruganiza banyura izindi nzira, ariho mu Birunga n'ahandi, barongera banagaruka no mu nzira bari banyuzemo. Nyuma rero y'imyaka 3 bagiye Arusha basinyana amasezerano. Icyaje gutangaza abantu bakunze kugarukaho nuko muri abo masezerano yasinywe hagati ya Kanyarengwe na Habyarimana, umwe ahagarariye igihugu undi ahagarariye FPR. Bigaragaza rero yuko bije kuvumburwa nyuma, bigaragaza yuko harimo ibintu by'amacenga. Ayo masezerano rero yaje gufatwa nk'impapuro kugeza naho FPR yatsindiye ko yagumye inaniza ishyirwa mu bikorwa bya guverinoma ari huriweho nabo n'imitwe n'ababiri barwanaga. Ndetse na nyuma yaho FPR ifatiye ubutegetsi, ayo masezerano ntabwo yigeze yubahiriza. Uyu munsi wa none rero barahagurutse, Kagame agiye Rwanda, agiye Nairobi, bavuyemo n'ubwo we nta jambo yahawe cyane uko Kongo yanze abantu biwe ko baza mu mutwe w'ingabo uzaza kurwanya M23, bamushinja ko izo ngabo arize. Noneho nyuma aza kujya i Rwanda. I Rwanda agezeyo bumvikana ko intambara ihagarara. Hanyuma Muzehe Abdul kujya kwa Kagame i Rwanda, u Rwanda ruvuga ko rudashyigikiye M23, nta naho bahuriye ngo ko ari ikibazo kireba abanyanyekongo. Ariko i Rwanda Kagame yarahagurutse ajyayo, ndetse kuba yaritabiye inama byonyine akemera n'imyanzuro yavuye muri iyo nama kuko ntiyigeze ayivuguruza, ni ukuvuga yuko yari yahamagawe mu mwanya wa M23 cyangwa nk'umuyobozi wayo. Avuyeyo ibyo bumvikanye, M23 bwakeye ijya kugaba ibitero bikomeye ku buryo n'umusibo. Ejo ndumva amakuru nayo mfite ejo, none sinarebye, barimo n'ubundi barwana hirya no hino berekeza za Rucuru. Ari amasezerano bagenda bagirana, ndavuga nka Rwanda, ntabwo wenda Kagame yabashaka kuyagira nk'ayarusha uko babigenje. Ese Muzehe Abdul ubona ute kuba Kagame ari we yagiye Angola mu izina rya M23? Ijambo ni iryanyu. Mikoro ntabwo birafunze, uri kuri mute. Urakoze muvandimwe Ngarama. Mbanze nashimire rwose cyane Bwana Rutihunza kuko anyuze mu mirongo migari rwose yumvikana ijyanye na kiriya kibazo cyo kubuza umutekano muri kariya karere kacu. Wowe rero uragira uti amasezerano muri abanyekongo bafite amahirwe kuko twebwe twaratunguwe, twagiye mu masezerano anagenda neza, abantu baragabana imyanya, ibintu byose, ariko abo twagabanaga bari bifitiye ibindi bitekerezo. Bahanuye indege y'umukuru w'igihugu, biba urwitwazo, ibintu byose barabitwara. Kongo rero ifite amahirwe yo kubera ko ibyo byose irabizi, barabirebaga, ntawe uzabashukisha amasezerano. N'ikimenyimenyi twebwe
u Rwanda ndavuga rwa mbere y'inkotanyi twatinye cyangwa se twanze kuvuga ko turi guterwa n'ikindi gihugu kandi byari byo, kuko abo bantu nubwo bafite inkomoko mu Rwanda ni abantu bavukiye muri Uganda, ni abantu babaye mu gisirikare cyaho, bafite matricule, bafite ubwenegihugu. Ntabwo wajya kuvuga ngo watinya kuvuga ko ari igisirikare cy'igihugu Ubugande giteye u Rwanda. Aho rero Kongo yarabiturushije, irimo irabivuga kandi bifite umusaruro, kubera ko amahanga yose wumvise nka biriya bihugu bitanu byo muri Conseil de Sécurité byose byagiye ku ruhande rwa Kongo, kuko yarasobanuye neza rwose, iravuga uti u Rwanda M23 rurabigira urwitwazo, ariko rero nibo badutera, kandi n'impamvu zituma badutera ziragaragara. Aho ntibahatinze cyane, ariko twebwe turazizi. Iyo rwose yabaye point positif, ikintu cyiza kuri Kongo, twebwe kiri mu byo twazize. Ikindi ni uko inkotanyi zisa n'izacitsweho gatoya, kuko birirwa bemeza ko ari ikintu cyitwa M23 gitera Kongo, ariko haza ibintu byo kuganira by'iki hakagenda u Rwanda. Uretse ko gese inkuna no kwita u Rwanda, kuko u Rwanda n'u Rwanda, inkotanyi n'inkotanyi, umuntu yabisobanura. Kuba baragiye rero, nubwo biruta avuga ngo ni ukubeshya n'ibiki byose, baragiye kugira ngo niyo batumira M23 azinzi ko yari kujyayo, kuko ni u Rwanda rubohereza. M23 ikaba urwitwazo. Ubwo rero kubera l'experience isanzwe ihari, nararibonye buhari, ntihazagira uwitsitsa ko ngo bari mu mishyikirano, ngo babasaba guhagarika imirwano, ngo basaba kuba bavuye mu birindiro, ngo yibeshye ko ariko bizagenda. Oya, ahubwo inkotanyi zihita zikaza umurego, kuko ziba zikeka ko abo baganiraga basinziriye, bazi ko hagiye kuba gahengwe, zigakaza umurego mu kurwana. N'ubu niko bimeze. Bon, Rwanda rero urebye ntacyo yatanze, kimwe nuko Arusha ntacyo yatanze, kuko Kagame n'inkotanyi ze bafite icyo bagamije, ntibaragitsindirwa burundu, ntago bagomba guhagarara. Uti bagamije iki? Abantu bakunze guca ku ruhande pembeni, ariko umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka we yavuze ku mugaragaro ikigamijwe muri iriya ntambara. Ibintu byateguriwe i Bugande, ababizi bagiye babijujura igihe u Rwanda ruterwa n'iki, hakaba n'igihe umuntu abivuga bakamwamagana bati uzana amacakubiri, ibyo bintu uvuga ntaho bihuriye. Ariko noneho bene byo ubwabo barabyivugiye. Kainerugaba yaravuze ati turi Abahima n'Abatutsi, dore ko ari bamwe, turashaka ko ubutegetsi bwacu bwiganza muri aka karere. Bafashe ubutegetsi Bugande, uretse ko i Bugande ho bahari neza kubera ko ntibagirira nabi rubanda, ntibica, ntibambura,
ariko rero ishami ryabavuyemo rikajya mu Rwanda, abo bahasanze babamereye nabi, na n'ubu bakibamerera nabi, kuko ubutegetsi barabutwaye, ibintu byose barabitwaye. Ariko rero kubera ko ari ya empire, kwa kwisanzura bashaka kugira ngo Abahima n'Abatutsi bari muri kariya karere baba ari bo bakagenda hejuru, bategeka, batanga amategeko, abandi bagende mu kwaha kwabo. Mu Rwanda ntibihagije kuko abantu nk'abo no muri Kongo barahari, no mu Burundi barahari, yewe no muri Tanzania barahari. Ntabwo bahereye muri Tanzania, ntabwo bahereye mu Burundi, bahereye muri Kongo, kuko hejuru y'iyo empire hariyo n'umutungo. Hari umutungo, amabuye y'agaciro, imbaho, ibiki. Uwo mutungo ukaba ubafasha kubona amafaranga yo gukoresha muri icyo gikorwa cyo kugira ngo bakomeze kwisanzura. Ariko rero ntabwo bavuga ngo, uretse ko Kayinero Gabasa n'uwacitswe akabishyira hanze, ntabwo Kagame we agenda avuga ngo tugiye gushaka amabuye y'agaciro, turimo turashaka gusanzura empire yacu. Oya. Ariko rero kikwereka ko abeshya nuko rimwe avuga ko akurikiye FDLR. FDLR bamaze kuyikurikira inshuro ngira ngo zigera kuri 5 zirarenga, ziranarenga. Niba bongera bakiyuburura nk'imegeri ntawamenya, mu kanya ababivuyeho akavuga ko agiye kurwana ku bantu bavuga Ikinyarwanda muri Kongo. Abatutsi si bo bonyine bavuga Ikinyarwanda, hariyo n'abandi abo ntabavuga. Mu kanya hariyo n'Abahutu bavuga Ikinyarwanda, bita Igihutu. Impamvu zikagenda ziba nyinshi. Noneho abo yitwaza bakavuga ko nta burenganzira, nta kintu nk'ibyo. Ariko muri rusange ibyo bintu uko ari bibiri nibyo bigamijwe muri Kongo. Bon, umuti rero nuwuhe? Nubona avugaga ko Kongo yo yabyumvise rugikubita. Yego nabo baratungurwa, nka buri urabona baragize batya Rwanda n'Ubugande babara bakubiranye bafashe Bunagana, nubwo yenda barimo baratera imbere nta wamenya. Ariko rero kuko Kongo yamaze kuvuga ko u Rwanda rubitera, kandi bikaba ari byo, buriya ntibavuga Ubugande cyane kuko aburya kwirukana inkwavu ebyiri cyarimwe uba wigerezaho, abanza kwirukana rumwe, wagiraho urugeze ukabona kwirukankana urundi. Barabizi ko bombi bari kumwe, kuko uwo mugambi w'Abatutsi barawufatanyije n'uwo mutungo rero uturuka hariya. Noneho rero bati imishyikirano ni nk'iriya yarusha. Ariko nk'uko nabivugaga, nuko Kongo yavuze iti mahanga mwokagira Imana mwe, u Rwanda rurimo ruradutera. Amahanga yarakangutse arabireba, bafite ibyuma, bafite y'abantu, batangiye kubyemeza. Ubu inkotanyi icyo zakora nk'uko zakoze mu Rwanda, zaranabigerageje ejo bundi bagira ngo bakoreshe jenoside nk'uko bayitwaje iwacu, bagakindagura abantu n'Abahutu bamwe bakabyivangamo kuko bari batarumva ibyo ari byo. Ariko muri Kongo kuko bamaze kumva ibyo ari byo, bamenye ibyo ari byo, natwe twese turababwira. Konegisiyo irahagaze. Muzeru utihunza muranyumva?
nakumva. Kwa Buduru bishobora kuba connection yahagaze. Turi muri ibyo by'ubwica. Wari uhagaze gato uratangirira aho wari watangiriye. Ubwo hajemo ikibazo cyane. Connection ni connection ko amafoto yari yahagaze. Nari ndimo mvuga, nari ngeze aho bavuga ko bashatse kubakoresha jenoside ariko abanyekongo babibonye kare. Urumva rero ko bagiye bafite ibintu byinshi bizabafasha, banaturebeyeho. Hari ibyo byo gutemana, Inkotanyi zabidutezemo umutego. Hari ibyo byo kuba tutaravuze ko dutewe n'ikindi gihugu kugira ngo dutabarwe, bo babibonye kare. Buriya rero Inkotanyi yego zaratunguye n'Ubugande baratera, hari imijyi bafashe, ariko ku bwanjye ntago bazayigumana, ntago bazafata Kongo kubera ko amahanga yamaze kumva neza ikibazo icyo ari cyo. Kongo yamaze kumva neza ikibazo icyo ari cyo, irimo iritegura, irimo irifashisha. Bari abantu bazabasubiza inyuma, ariko rero ikibazo ntikizaba kirangiye kubera ko hari n'ubundi babashubije inyuma. Igipande kijya Bugande, ikindi kijya mu Rwanda. Umuti karundura uzaba yuko ubutegetsi mu Rwanda buhinduka. Ibyo rero twese tubifitemo uruhare, kuko bari abantu bameze nka Hitler bashaka ko bwabo bumira, ubundi bazaba bagihari. Niba no mu Bugande barumwa bahuha, kandi ndakeka ko muze mukira aho ngaho. Reka akabazo gatoye kugira ngo musobanurire abadukurikiye. Mwavuze cyane cyane mwagarutse ku bijyanye n'ijambo rivugwa ngo Empire Hima. Empire Hima mwanagarutse ku rugero mwatanze rw'uko umukuru w'ingabo zirwanira mu gihugu cya Uganda ni n'umwana wa perezida wa Repubulika yatangaje ko Abatutsi n'Abahima bagomba kwishyira hamwe ngo bakigarura. Icyo mwibagiwe kongeraho nuko yavuze ko bazakora igitero bise ngo Operation Rudahigwa, ngo kugira ngo bigarurire agace ka Kongo. Nibyo yavugaga muri rusange. Ibyo babivuga bari bazi yuko Kongo ari igihugu gifite ubutegetsi kandi nacyo gifite uburyo bwo kwirwanaho bwo kwirengera. Tukiri aho ngaho rero ku kintu kijyanye n'amoko, ari nacyo izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, ubona u Rwanda ariyo sura u Rwanda ruhereza ziriya ntambara, aho u Rwanda ruvuga ko rwagiye kurengera ngo bavuga Ikinyarwanda, ukabisanisha n'izo nyandiko cyangwa ibyo byatangajwe n'umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Uganda, ni umuntu ukomeye. Ndetse tukabyongeraho ibintu maze igihe mbona ku mbuga nkoranyambaga, hari nka bamwe, hari indirimbo zigera kuri 3 tumaze kubona kuri YouTube zicuranga. Ubu ni ntibikunze kugira ngo twumve mu gihugu muri Afurika hari indirimbo navuga nko mu karere dutuyemo zamamaza ubwoko cyangwa zerekana ko ari ubwoko bukomeye cyane. Abantu mu by'ukuri bagomba kubana mu mahoro, kuko abantu bose twavutse kimwe, turasa, tugomba kubaho no mu buryo bumwe. Ariko iyo haje nk'ibyo muvuze byatangajwe, hakazaho no kutangira hari indirimbo zitangiye kujya zihimbwa cyangwa ziririmbwa zicurangwa zamamaza ubwoko, biba bivuga yuko mu by'ukuri hari ikintu kiba gitutumba. Ibyo bintu mubihuriza hehe? Wenda mbere yuko mukomeza, reka nshyiraho agace gato nk'amasegonda 30 y'imwe muri izo ndirimbo mwumva. Nshyizeho agace gatoya kugira ngo wenda rube kubitewe n'ikibazo nari mbabajije, kugira ngo wenda ubona mu yamusubiza. Iyo ni yindi ya kabiri.
yanyura akura amaraso yanyuza mu cyuma sahara abatutsi basa basa basa. Reka turekeraho n'urugero nari ntanze rw'indirimbo ebyiri ziri kuri YouTube, wazazishaka ukurikiye iki kiganiro yazajyaho akabyandika muri YouTube, kuri YouTube azazibona zicurange. Mu by'ukuri duhereye kuri ibyo mwari muvuze ku ntambara ubona zisa naho mu Rwanda babivuga ziganisha ku bwoko, ukareba ibyo byatangajwe n'ura musirikari, ukareba n'ikibazo dufite mu karere, none ukabihuza n'izi ndirimbo abantu bari kuba bahimba bagambiriye kwerekana ko guhimbaza amoko. Mubibona gute Muzehe Abdul? Ntabwo muri kunyumva? Genda kumva. Ikibazo mwacyumva bigahagarara. Okubwi wanyu bashobora kuba hari network. Muzehe Rutihuza muri kunyumva? Ndakumva. Nari mvuze ntiduhereye kuri izi ndirimbo, tugahera no ku byatangajwe n'uriya muyobozi w'ingabo i Bugande, tugahera no ku byo leta y'u Rwanda ihora itangaza ivuga yuko ngo yagiye kurengera abavuga ikinyarwanda. Mubifata gute tubihuje n'uko dukeneye amahoro mu karere dutuyemo? Bon, urakoze nanone. Izo ndirimbo nanjye ndazumva, byatumye niyabona no kuri iyo shene, bafite n'izindi nyinshi kugira ngo umuntu abumve akomeze yumve ibyo barimo aho baganisha. Ariko rero icyo kibazo mbajije gihujije naho naringeze, kuko navugaga ni ikibazo cy'amoko, kandi nta hantu hatari amoko, ntabwo amoko ari mu Rwanda gusa no mu Bugande. Igice kimwe cy'amashuri yanjye nakize i Dakar muri Senegal. Hari amoko pe, hari abo bita Abajura, hari Abasereri, hari iki batanasa koko, ubona bamwe wenda gusa n'Abatutsi b'iwacu, Abajura benda gusa n'Abahutu ibiki, ariko ibyo bintu by'amoko ntibihaba namba. No mu bindi bihugu hose niko bigiye bimeze. Ariko iwacu hadutse abo bantu bafite megalomani, cyane cyane witwa Kagame. Megalomani burya ni nk'uburwayi, niyo Hitler yari afite, kuko biriya bitekerezo bya Hitler ntabwo ahandi bihari, nta byari bihari. Umuntu rero mu megalomane, systeme regime megalomane icika ari uko ubwo butegetsi buhindutse. Niho rero navugaga nari ndimo ngenda ngana ku muti, ni uko ubutegetsi bwahinduka iwacu, kuko n'ikimenyimenyi cy'uko dushobora kuzabona ibyiza birenzeho, ni uko ntawe uzarasa indege ngo agatsiko kaba ariko gafata ubutegetsi kifatire byose, gaho uwo gashaka kimu uwo gashaka. Abantu bazicarana, amoko yose ari mu Rwanda, aganire ku byabaye, ku bikorwa, ku bigomba gukorwa. Buhoro buhoro nibwo abantu bose bazumva ko ari abantu, nibwo abantu bazumva ko bagomba gusangira igihugu. Naho ubundi ubu hari iyo megalomani, kandi abayizanye barahari, bikazanamo rero n'ibyo byo gukunda imitungo, byo gushaka ibintu kugira ngo nyine bakomeze kuyishyigikira, inatera imbere nyine muri ibyo byo gufata ibihugu, byo kujya kudomina hirya no hino. Ndumva nabangarukiye aho ngaho, yenda umuntu ari bwongere kugira icyo avuga, ariko muri rusange nuko ibintu bimeze. Urakoze. Murakoze cyane Muzehe Abdul. Reka tugane n'ubundi kwa Muzehe Rutihunza. Nawe Muzehe Rutihunza, hamaze nyine ibi twaganiriye turi kubifata nk'amateka, ibyabaye cyangwa inzira zose zanyuzwemo kugira ngo Kongo ibone amahoro. Twavuze ibyiciro byanyuzemo, hari naho twabonye amakuru avuga ko Tshisekedi ubwe yabibwiye Kagame, ndetse no mu itangazamakuru mu ijambo ry'iwe, umuntu arebye ijambo yavuze ku munsi wa independence, hari n'irindi jambo yaherutse kuvuga, sinibuka neza umunsi uwo ari wo,
avuga atari y'iminwa, avuga ati nibyanga tugomba gukora intambara tukarwana n'u Rwanda. Abategetsi batandukanye ba Kongo barabivuga. Nagira ngo mbaze Muzehe Rutihunza ibibazo bibiri. Icya mbere mubaza no kuvuga ngo ziriya ngufu Tshisekedi afite zituma abwira Kagame, zituma bategeka Kagame akava mu Rwanda nk'uhagarariye M23 akajya i Rwanda muri Angola. Izo ngufu kandi mu by'ukuri bajya i Nairobi bamukuye mu bazahagarariye izo ngabo kubera ibyo yashinjwaga, bivuga yuko byari byamufashe nubwo yabihakanaga. Noneho baramuhamagaye bamutwaye nk'umwana baryani yatazi ajya Rwanda asa n'uhagarariye M23. Ziriya ngufu Tshisekedi yakoresheje zigera naho zimenesha Kabarebe ibanga, mwigeze mubivuga kare, akavuga ati wowe ati nk'umwana uri kutaka nk'uko ko umuntu ataka nko kuyango mfe ngenyine mfane n'abandi, ati nyamara nubwo muturenganya n'Ubugande nabwo burabafasha. Muzehe Rutihunza, ziriya ngufu Perezida Tshisekedi afite muri no minsi mubona azikura hehe? Icya kabiri ndi bubabaze, ndakibabaza nk'umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu unabifitemo uburambe. Mu mwaka wa 2010 hasohotse raporo ya mapping report yashinjaga abakoze ubwicanyi muri Kongo, ibashinja mbese ibyaha, yashinjaga abantu ibyaha bakoreye ku butaka bwa Kongo mu ntambara zabayeyo. Nyuma ya bibi yuko iyo raporo isohotse, tugeze mu mwaka wa 2022 n'ubundi ntabwo ibyo byahagaze. Bamwe mu bashinjwaga n'ubundi bakomeje gukora ibyaha ku butaka bwa Kongo byo kwica abantu no gusahura Kongo. Simvuge ngo bamwe cyangwa nce ku ruhande, bigaragara ko FPR n'abayobozi bayo bakomeje n'ubundi kwica abantu ku butaka bwa Kongo no gusahura umutungo wa Kongo. Mubona iherezo ry'iyo raporo mapping report n'ibyaha bikomeje kuba nyuma yayo ari irihe, Muzehe Rutihunza? Muhere ku cyambere cy'ingufu za Tshisekedi. Mbere yuko njya kuri icyo kibazo, hari akantu ngira ngo ntangeho igitekerezo ku kibazo wari wabanje kubaza cyerekeranye n'izo ndirimbo. Indirimbo z'abantu ubwo zishingiye ku moko, kuzigeranya n'amagambo abakuru b'ibihugu bavuga cyangwa imyitwarire yabo ntabwo ari kimwe, kuko abatutsi bahuye bakaganira bagahamiriza hamwe bagakora amashyirahamwe yabo ntacyo bitwaye, ahubwo ikibazo kiza iyo wa wundi witwa ko ari umukuru wabo w'u Rwanda yerekanye ko ahubwo ari we uri guhembera, kuko abwira b'abahutu ngo mwebwe nimuceceke abatutsi bo bavuge. Naho ubundi abatutsi bavuze bati abatutsi ni beza n'abahutu bagaturuka bati abahutu nibo beza, cyangwa abatwa ni twebwe dufite. Njye ku giti cyanjye ibyo bintu ntacyo bivuze, ariko iyo bije biturutse ku mutegetsi nk'uwo mwavuze urwanira ku butaka, umukuru w'urwanira ku butaka akavuga ati mwebwe abahima mu mutwe w'intambara ngo bise igitero cya Rudahigwa, ngo operasiyo Rudahigwa igiye gukora akantu, ibyo bintu biteye ubwoba. Naho abaturage ku giti cyacu ni nk'uko wajya ahantu nko gusingiza wampaye umugeni, ni wangangarama wampaye umugeni, nta kibazo, kuko iyo miryango itangana abageni, ariko umuvugaho ukomoka, uri umunyabugarama ndi uw'inyakabuye, undi ni umunyabutare cyangwa se umunyakigali, ibyo bintu kubivuga ntacyo bitwaye. Ahubwo icyo nshyiraho nongera kuri Abdul yavuze ni bya bindi bya megalomani, kwigira gusumba abandi cyangwa se kubikubitisha abandi. Naho ubundi kwirata kuri mwiza ni uko wakwireba mu ndorerwamo ukogosha ubwanwa, nta kibi kirimo, ko wanavuga uti ndi umugabo. Ariko iyo ugiye kubirutisha abandi cyangwa ukajya uvuga ngo abandi we ni wowe mugabo wenyine abandi ni imbwa, ibyo niho ikibazo kiba kiri. Noneho hakazamo n'umuco w'abategetsi wo kubuza bamwe kubivuga,
kuko nk'iyo ndirimbo uvuga y'abatutsi ari abahutu bayiririmbye, ndakeka ko iyo site baba barayirimbuye kuva kera. naho ngaho ngarukiye kuri icyo kibazo. Ku kibazo rero cyerekeranye n'imbaraga za Kisekedi, avuga ati nanjye narwana, njye ubwa mbere sinashyigikiye ko Kisekedi yarwana na Kagame kuko ntacyo bapfa. Umwe afite igihugu cye, undi afite iki. Byenda navuga ko ari n'Imana yakibahaye, ariko n'amategeko n'icyabaha. Hari charte des Nations Unies bagenda wigenga ibihugu. Niba bemera ko biyubaha, bubaha n'ayo masezerano n'iyo charte ibagenga, nibayisome bakurikiza ibyanditsemo, bakiranuke nk'uko perezida wa Angola yabibukije ati nimureke mu matiku yanyu mujyamo. Ku byerekeranye rero nawe yabakura imbaraga, nabyo mugenzi wa Nyabuduru yabivuze. Yavuze ati Kongo, ibihugu bigize akanama k'umutekano, bya bihugu bita ibihangange, byose biri kubona ko Kisekedi na koko Kagame arengera. Ntabwo barabishyira mu bikorwa, ariko ibyo bihugu byatangiye kuvuga aho bihagaze mwa biriya bintu. Ni ukuvuga ko nabyo buriya muri ba ambasaderi babyo, nubwo tubimenya, ariko barangije kubivuga, kumubwira bati witonde kuko urimo ushotora, kandi ntabwo dushaka ko hari igihugu kizashotora ikindi. Ibyo rero babyumvikanyeho ko ibihugu byose bigomba kureshya muri uriya muryango uko bingana, uko amategeko yabishyizeho, ko kugeza iki gihe intambara zimwe zo kurwanira kwagura ibihugu zarangiye. Ubwo rero kwagura ibihugu niba bibujijwe n'ibihugu, urumva ko ubwoko bumwe si bwo bubyemerewe. Nyine w'ingufu ariko azikura. Abuduri yari yakubwiye ati ni hariya ingufu zirava ko abantu, inshuti aho ngaho muri Kenya baravuga bati abanyarwanda ntibazemo, kuko abanyarwanda ntabwo baba umuti kandi aribo kibazo. Niba rero batangiye gutunga agatoki u Rwanda, ndakeka ko rukwiye kumvira aho ngaho rugasigaho. Kandi sinzi wavuze ngo wanze kumva iseranyina yumviye ijeri. Abo ngabo bagize uwo muryango, bageze ku kanama k'umutekano, Amerika igatunga agatoke Kagame, imubwira ati nyabure itware gutya, ikamwanga. Ndetse abanyamerika bumvise ko batavuze gusa ku kibazo cya Kisekedi, baranamubwira bati hari umunyamerika wacu wafungiye aho hantu, ukwiye kurekura. Kagame agakomeza kunangira ati njyewe ndanze. Hari umuperezida wo mu karere w'i Burundi, nawe abantu bakomeje gitangiye kurwanya Kiliziya Gatolika, agira gute, abantu bakamubwira ati ariko wakijije make. Bukeye wagiye kumva barahushye, yari yavuyeho. Bya bindi byo kuvuga ngo arashaka gukora imyaka 20, ya myaka 20 ntiwayigeraho ushotorana kuri, kuko burya umuntu arakubwira ati, n'ababyeyi mu muco usanzwe arakubwira ati igenda uzahabwe n'umukecuru, uzahabwe n'umusaza, uzahabwe n'uruhinja, uzahabwe, ariko mu bandi ugira arabarusha imbaraga, mubane neza, ari n'abazikurusha mubane neza. Niwo murage mwiza ku bihugu. Nta gihugu rero gikwiye kwitwaza ko kiruta ikindi,
kuko bireshya imbere y'amategeko. Nta gihugu rero gikwiye mbese gufata ikindi ngo kiteze akaduruvayo, kikizanemo abantu, kivuze ngo nimugende mukore biriya tubone uko twisahurira. Ese ibyo sahurira bijyana yuko biri ku isi. Yagiye mu bucuruzi, mu buryo bwo gucuruza, agatanga amafaranga ko yafite, bati nimuduhe kariya karima tugahinge cyangwa tugacukuremo, bakagura nk'uko nabo numva ko bagurisha, ko zahabu bagurisha zimwe zizi Dubai, izindi ziza muri Israel, izindi ziza no mu Bubiligi, izindi zikajya muri Australia n'ahandi hose. Izo ko zivamo amafaranga, ayo mafaranga bunguka bayatanzeho bakagura, noneho ko ari nko gushora. Ni nk'uko washaka gucuruza, aho kujya kurangura none ukajya kwiba. Hari ikibazo cya kabiri rero twari twamutavuzeho, ubwo bari kukivugaho muri makeya. Ni icyahe ngo nyibutsa? Abudul, urakibuka? Mapping report. Ya mapping report. Nari cyari kiceho tumaze iminsi tukivuga. Ikibazo cya mapping report wayihinira mu nzira imwe, ko amahoro niyo ngo umutekano, amahoro, nta mahoro uyazaho nta butabera buriho. Biriya rero byo kwirengagiza mapping report ni ibintu dukubira muri impunity, umuco wo kudahana. Abantu bagakora ibyaha bakagenda bakavundaguza abandi, ni nacyo gituma iziriya ntambara zikomeza, kuko urabona abagize uruhare mu myaka ishize kugira ngo bice bariya abantu, n'ubu bongeye kwirukansa. Sinzi niba warabonye amafoto y'abana bari kwiruka bahunga iriya ntambara. Abapfa ni bose. Abo bantu bari guta ibyabo, bari kujya kubaho urwantambi, ababayeho abandi bagapfa. Ibyo bintu rero ntibishobora kuba impini. Ariko mu buryo rero buriya twavuze bwa Kisekedi, nabyo nabonye noneho yatangiye kubihagurukira, kuko yavuze ati ubu ngubu dufite vole tugiye gukurikiranaho kiriya kibazo cyacu. Hari vole diplomatique, bagiye gukoresha diplomasi d'abord hagati y'u Rwanda nabo, ariko bayagure no mu bindi bihugu. Bati ibyo nibipfa, nibyo wari umaze kuvuga, tuzarwana. Ariko mu kurwana ati hari na vole y'ubutabera. Abantu bakoze amahano muri Kongo, dufite ukuntu turimo dutegura inkiko zo kugira ngo bazazishyikirizwe, zibacire imanza. Nyine ubwo muri strategy yabo ya Kongo ubu kirimo, na Kisekedi atangiye guhumuka, ubwo atakivuga ko abanyekongo bapfuye mwaziriya ntambara ari des victimes collatérales. Aho ngaho nakubwira ko Kongo n'ubundi yari yabizitiye ko iriya raporo ya mapping report nyine yagira aho igana, ariko kiriya kibazo cyatumye noneho yongera kuzamuka, kugira ngo niyo batashyiraho urubanza mpuzamahanga na Kongo itangire kujyagurukira, ko kiriya cyaha cyakorewe ku butaka bwa Kongo, abagigizemo uruhare baramenyekanye bo muri Kongo no mu mahanga. Kandi ntabwo urugero rw'igihugu cy'abaturage cy'Abarundi, wabonye iriya komisiyo yabo aho igeze, biriya bibazo by'abakoze jenoside mu Burundi aho bigeze iri kwizamura, barimo babizana. Ngira ngo kandi
wari wabonye ko mu manza baciriye abantu uriya mu perezida w'ubururu niba ari perezida Buyoya uheruka kwitaba Imana, yitabye Imana yarakatiwe urubanza. niwe ni Buyoya. Ni kukubwira rero ko bitinde bizehe iriya raporo sinzi igihe, ariko izagira umunsi wayo kandi abayigizemo uruhare bazahana. Inabi ntihera kimwe n'ineza. murakoze cyane muzehe Rutihunza ku bisobanuro byiza mushyikirije abakurikiye radiyo yacu, radiyo y'abubatsi b'itemera ihuza abanyarwanda. Muzehe Abuduru, turagira ngo tugane ku musozo. Mu Rwanda turi kuvuga ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko abantu benshi, ndavuga nk'ubushize nka Madamu Victoire Ingabire mu nyandiko yakoze, yaravuze ati ikibazo cy'umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari cyakemurirwa mu Rwanda. Nanjye tubyumva kimwe. Muri kino gihe rero mu Rwanda, kimwe no muri iyi myaka ishize nk'icumi ishize, u Rwanda rwagiye rubarwa cyangwa rushinjwa guhungabanya umutekano mu karere dutuyemo, kugeza no kuri uyu munsi wa none turi kubivuga kubera intambara rwashoje kuri Kongo rwiyambitse umwambaro witwa M23. Hagati aho rero mu gihugu cy'u Rwanda bikaba bigaragara cyangwa se rushinjwa ko rucumbikiye abicanyi kimwe n'abandi bakoze urugomo. Harimo uwari uyoboye ingabo zitwaga CNDP witwa Laurent Nkunda, ni generali, acumbikiwe i Kigali, birazwi naho ari harazwi. Hari uwashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi bituma hapfa n'abantu benshi cyane witwa Niyombare, nawe ni generali, n'abandi rero bari babungirije bakaba bari kumwe mu Rwanda. Bikaba uriya nawe uri mu rukiko mpuzamahanga witwa Ntaganda, Jean Bosco Ntaganda, nawe ajya kwishyikiriza urukiko yambukiye ku butaka bw'u Rwanda. Byerekana yuko ari uburyo yari ahizeye yagombaga kuhambukira, ko batangaje ko ngo yageze i Kigali nta muntu uramubonara. Generali yava ku mupaka wo mu kindi gihugu kitari icye akagera mu murwa mukuru nta umuntu uramukubita ijisho, icyo gihugu kikaba kirinze. Ubwo rero hagati aho mu gihe tukivuga ku by'umutekano, abo bose bacumbikiye aho ngaho bakaza biyongera ku bantu bagiye bavugwaho ibyaha byo mu karere dutuyemo, ndavuga nk'abashinjwa ubwicanyi bw'indengakamere n'ubwicanyi bwibasiye inyoko muntu bwakorewe muri Kongo. Abo bose bakaba baryamye bazi yuko umunsi ari umunsi ko bazashyikirizwa ubutabera. Mu gihe tuvuga ku mutekano mu karere dutuyemo, mpereye no kuri ibyo maze kuvuga, muzehe Abuduru, umwanzuro cyangwa se igisubizo cy'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga dutuyemo mubona cyaba ikihe, cyafatwa nande? Mbese igisubizo cy'amahoro arambye mubona mwe mwagiramo abantu inama ni ikihe, cyangwa se mukibona gute? Urakoze. Uti Victoire Ingabire n'abandi baravuga bati ikibazo cy'umutekano mu karere cyarangirira i Kigali. Niho cyarangirira nyine, kubera ko i Kigali niyo itera ibibazo. Nk'ubwo utanze ingero, abanyamafuti bose niho baza, kuko niho bashyigikirwa n'umunyamafuti mukuru. Redi Tabari yoboreye i Kigali, yoboye n'abo ba Niyombare n'abandi b'abasivili. M23 iyoboreye i Kigali. Ubwo rero Kigali ni iteye ibibazo, niyo mpamvu navugaga nte ubwo yaba n'ubutegetsi bwaho bwahindukaga. Ariko rero icyo bivuze ko mu kiganiro gishize naravuze nti imbere ya 90 nta kibazo twari dufite, ahubwo amajyambere yaratangiye kwirukanka. Haje icyo bita COPGL. Ibi bintu barwana biba muri Kongo twari kuba tubibona mu rwego rw'ubufatanye. Hari haje icyo bita OBEKA,
ibikorwa bagiye bakora rwose birahari, birivugira, ariko ba bandi bashaka gutwara byose barabishenye, ahubwo barashaka kuba ari bo babiyobora, bagaho uwo bashaka bakima uwo bashaka. Ni nawo muco wabo, niyo mpamvu baragabanye Arusha kugira ngo babitware byose. Bagombye kwica umukuru w'igihugu, bagombye guteza jenoside, ubu none byose barabifite. Ariko rero birazwi, abo ba Niyombare birazwi ko bari i Kigali, abo ba Makenga birazwi ko bari i Kigali. Ubu si twebwe tubizi kuko turi Abanyarwanda, ariko n'amahanga yose arabizi. Ni ukuvuga rero ko n'ikibazo kizarangirira bibazwa uwakorudona, ariko gatsiko kari ku buyobozi. Muzehe Abuduru buravuga ko ariho kizarangirira, cyarangira gute? Nabaje mwumva cyarangira gute? Si ukuvuga wenda ko ngo ni muri Kigali, Nyamirambo, Igikondo cyangwa hehe, ariko hazaba ko abantu baganira, yaba Conseil de Sécurité, yaba iki, uretse ko uko byagenda kose n'abahagarariye Abanyarwanda bose bazaba bahari, bavuge bati abantu bakoze amabi Burundi bari hano, abantu bakora amabi muri Kongo bari hano, numvise ko n'abava muri za Algeria na hehe. Tugomba gushyiraho ubutegetsi bwiza, aba bantu bagasubira iwabo bagahanwa, cyangwa n'umuryango mugari, communauté internationale ikaba hano, kubera ko bari mu makosa. Ariko nk'uko wavuga guti Tshisekedi ingufu azikura hehe, nta nubwo ari uzakirangiza wenyine. Kugira ngo ikibazo kirangire nuko tous les acteurs bazajyamo, Burundi buzajyamo, u Rwanda ruzajyamo, ariko ntihazajyamo ubutegetsi bwonyine kuko buri mu mafuti. Ubugande buzajyamo, Tanzania izajyamo, kuko ni ikibazo cyasakaye, ni ikibazo kirisika kwamburaza gufata igice kinini cya Afurika, kizakemurwa n'abantu benshi kandi birashoboka. Naho Tshisekedi kuvuga ati Kagame yaravuze ngo azahangiriza ibibazo muri Kongo, ngo ibiki, Tshisekedi aramusubiza ati ibyo bintu ni suicide, aturashaka kwigerezaho, kuko uraza kurwanira iwanjye, ni igihugu souverain, nawe uri iwawe uri igihugu souverain. Kuvuga ngo uzazi iwanjye uharwanira ukora ibyo ushaka, ufata ibyo ushaka, ntabwo bizashoboka. Turi igihugu, turakomeye, kuko Kagame ibintu byagiye bimuhira, kuko yari ari kumwe na Kabila urabona n'ingabo ye, niwe wamuhaye ubutegetsi, ibiki byose aramurika, akajya acukura izo za zahabu, ibiki nazo zamuhaye ingufu. Naho Kabila ubu aravuga ati ibintu byo muri Kongo biragenda mu rwego rw'ubucuruzi na diplomasi, tuzaha abantu, tuzumvikana, tuzagira dute. Niyo mpamvu amahanga asanga kunyura kwa Kagame ntabwo bikiri ngombwa, kuko Kabila ni Tshisekedi ni ouvert, nta Kabila ugihari ngo yorohereze Kagame gukomeza kugenda inyuma ya Kagame. Sinumva ukuntu byakomeza gushoboka. Ngize icyo mvuga kuri mapping report ho, ni kimwe n'ibyo navugaga. Ntabwo abicanyi ba Kagame bari gukurikiranwa hari umuntu we Kabila, niyo mpamvu yadindiye. Ubu rero hari Tshisekedi na Mukwege, natwe twese twatangiye kubivuga no kubikoraho. Umuntu yakwizera ko ni ikibazo gikomeye, wenda n'icyakorwa mu kwezi kumwe abiri, ariko urebye uko ubu kivugwa, ukuntu gishyigikirwa, wumvise nko mu Bubiligi uko bakivuga, za Union Européenne zaki,
biranyuranye n'ukuntu byari bimeze ku gihe cya Kabila. Ndumva rero guhana bishobora kuzabaho, ndumva umutekano ushobora kuzaza, kuko ikibazo cyamaze kumvikana kurusha uko cyari kizinzitswe mbere. Ndumva ari aho ngaho naba ngarukiye. Murakoze cyane. Reka dusubire kwa Rutihuza, turi kujya ku musozo, dusigaje nk'iminota nimba ntibeshye ni 5 cyangwa 6. Muze Rutihuza, tukiri kuri icyo kibazo, bigaragara yuko Kongo nyine yamaze kwereka amahanga n'umuryango mpuzamahanga ko baterwa n'u Rwanda, ariko twebwe nk'abantu bava muri kariya karere, bitewe n'amakuru n'ibimenyetso dufite, Ubuganda nabwo buri inyuma y'irantambara. Ni iyihe mpamvu we yaba itera Kabila kubanza kurwana n'u Rwanda akaba aretse Ubugande, kuko tuzi neza yuko Ubugande nabwo buri muri iriya ntambara? Ndakeka ko Abdul yagikomojeho nacyo, ndasubiza mpereye ku cyo yavuze. Ntabwo wakwiruka ku nkwavu ebyiri icyarimwe. Aravuga rero ati reka maze niruke kuri uru nguru Ruteye ikibazo, rutera ikibazo kurusha ibindi, noneho byenda nzaba ndeba ruriya nyuma niba ruzaba rugifite amahane. Kandi rero ndakeka ko hariya hantu ubukana bwa Museveni n'ubukana bwa Kagame ntabwo ari kimwe. Museveni aho yumvikana yewe yemeye n'inkiko uko zibakirana, naho Kagame we n'inkiko ntazemera. Urumva ko uko byagenda kose kizageza yavuga ati Museveni nananiza nzamushyira abandi bagabo badukemurire. Ariko Kagame niyo ageze mu bandi bagabo nka uriya kwa Lorenzo ava akamutera ishoti ati ntabyo twavuze. Aho rero muri make nuko mbibona, nuko yabonye akiza u Rwanda, Ubuganda ntibwamunanira. Ni umwanzi umuremereye ni u Rwanda, ariko u Rwanda kubera nyine ariya mafuti yose wumvise bavuze, wabonye ko n'abamakenga nubwo bari barahungiye i Buganda, Museveni yari yarabazanye abagarura muri Kongo ati nimutahe, ariko Kagame we yarabagumanye. Urumva ko ari abo bankunda bariyo, ari abo ba Godfrey bariyo, ari abo bandi, mbese hari n'abandi b'abaterabwoba ahubwo bafite mutamu batajya bavuga. Abangaba babiyogoza muri Afurika do l'Ouest, nabo bariyo yabakuye muri Amerika. Ni bande barahari? Musobanure neza kugira ngo abakurikiye radio yacu bamenye ari bande. Abo bantu ni bande? Hari abateroriste, aba bakabariwe bo muri leta bashaka bafite iriya mitwe ishike za Boko Haram n'abandi bageze mu Rwanda bariyo Kagame yazanye. Bariyo benshi sinavuga amazina yabo, ariko bariyo. N'ubashaka n'amazina turayafite twayakubwiye. Ariko abo bose bateraniye aho n'igikundi. Urumva ko noneho ugeze no kuvuga uti twari kuvuga ku bya Borisi, urumva ko yari agiye kuzana bariya abantu bo muri Syria yagiye kuzana mu Rwanda, abavuye muri Afghanistan, aho bose bateraniye mu Rwanda. Kandi urebye iyo mico y'abantu bo muri Afghanistan, ibyo barwanira n'ibyo by'abaterabwoba b'abantuza niyo bariye. Si ukuvuga ko batsinzwe batabirimo. Iyo rero abazanye ati ni mubambe, ngira ngo uribuka ko na Taylor
bafungiye mu Buholandi muri rayo, yaramusabye ati nimumuzane tumufunge, ariko bamumwimye bavuga bati umuntu uzayafunga mu mwanyi we. Bwari uburyo bwo kumushyira danze mu kintu muri residence surveillée dore, abandi baramwimba, ariko rero yari yavuze. Ngira ngo wumvise ko nagiye baciraga Hussein Habre urubanza, u Rwanda rwaritanguranyijwe ngo ni mu mudo yawe twe tumucira urubanza. Wumva ko buri gihe hari akantu ujya kwitambikayo, ariko ari ukugira ngo bya bihundugebe byose bikoranire hariya mu Rwanda, uzabe nyine ahantu hazaza haturuka ikintu cyose gihungabanya umutekano. Ndakeka hari byinshi wavuga hariya byerekana ko nyine hari hatekanye, u Rwanda rutekanye, rutunganye, rukagira amahoro, n'akarere kose karuhuka. Murakoze cyane Muzehe Rutihunza. Tugeze ku musozo rero, turagira ngo dusezeraneho, dusezere n'abari badukurikiye, ariko mbere y'ibyo hari akantu gato tutari twavuzeho ari nako ka nyuma. Mu byaha Perezida Kagame ashinjwa kimwe n'abayobozi ba FPR, Muzehe Abdul yigeze abivuga ngo u Rwanda, nanjye buriya yo njya mbabara nk'iyo bagiye nk'amatangazo akorwa na leta ya Kongo bavuga ko batewe n'u Rwanda. Rwose u Rwanda ni igihugu cyanjye, ni cyiza, ni igihugu cyawe, ni igihugu cya twese, turagikunda, tukifuriza n'ibyiza. Ntabwo nifuza ko u Rwanda rwazitwa yuko rwateye cyangwa rwakoze iki n'iki, cyane ko biriya Kagame abikora atagishije inteko ishinga amategeko inama cyangwa inzego z'igihugu, buri gihe ntiziba zibizi. Ibyo ni ibintu tuzi, ni ibintu akora we n'abantu be bo muri FPR ku nyungu zabo zitari n'inyungu z'igihugu. Niyo mpamvu rero nari nsubiye inyuma gato ndavuga nti intambara zose u Rwanda rwagiye rugaba kuri Kongo mu by'ukuri ni intambara z'urugomo, yuko zagiye zirangira habaye ubwicanyi, abaturage ari bo babihombeyemo, abana bagapfa, abana ntibige, kutavurwa no mu buhungiro. Ariko rero nko muri ibi byaha byo mu myaka yashize, hari ibyo Perezida Kagame yagiye akora ari umuperezida wa Union Africaine, icyo gihe yayoboraga umuryango w'ibihugu bya Afurika yunze ubumwe. Hari n'ikindi gihe yakoraga ibi ari perezida w'umuryango wa EAC, ni African Eastern Community. Uyu munsi wa none rero Perezida Kagame akaba ari ayoboye umuryango w'ibihugu byahoze bikolonijwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Ndizera noneho ko wenda waba ari umwanya wo kwihana, kuko uriya muryango nubwo nawe byaje kugaragara yuko hari ibintu by'amakosa menshi wakoze ujya nko gushinga Kagame uwo mwanya, ko mu by'ukuri ntiyari awukwiye ukurikije ibyo aregwa, cyane cyane harimo guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Sindi bubitindeho, ingero ni nyinshi dufite mu gihugu, nta demokarasi, guhohotera abanyamakuru, uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibindi byinshi. Nizo ntambara mu bihugu duturanye, cyane ko inama yabaye bari no muri iriya ntambara barwana na Kongo. Nagiraga ngo wenda uyu munsi kubera ayoboye uriya muryango ko wenda yazikubita agashyi, niko ntekereza. Ariko ibi rero muri uyu munsi turi kubivuga bihuje n'uko Minisitiri w'Ubwongereza mwabivuzeho ku bijyanye no kuzana impunzi. Uwo Minisitiri w'Ubwongereza bari bafatikanije bizinesi yo kuzana abantu mu Rwanda ndetse no kumushyigikira mu makosa amwe n'amwe, harimo n'iriya ntambara yo muri Kongo. Byose byaje bihurirana. Hagati aho rero reka mbahe Abdul muhe ibintu ibiri. Kuba Perezida Kagame wenda ayoboye umuryango w'ibihugu byahoze bikolonijwe n'Abongereza witwa Commonwealth, ntiyaba ari impamvu yo kugira ngo azahinduke, cyangwa mbese tubona cyangwa se abaturage bo mu karere bizere ko waba ari umwanya wo kugira ngo azahinduke ave ibuzimu ajye ibumuntu. Ubwo uraba ari n'umwanya wo kugira ngo nyine munasezere ku bakurikiye ikiganiro. Murakoze. Urakoze Ngarama, kuko muri iyi minsi intore, abantu ba Kagame barimo barabyina ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko u Rwanda, inkotanyi, agatsiko
bayoboye isi kuko bayoboye francophonie bayoboye commonwealth ariko rero ari nk'abandi bantu bazima byaba ari ishema ariko bo ntabwo ari abantu bazima barica barambura bagira n'abaturage ahubwo genda abona ari okaziyo irimo ituma ubutegetsi bwa kariya agatsiko burushaho kugaragara ukuntu ari bubi warebera kiriya kibazo cya Boris mu byo azize na biriya by'impunzi birimo Kagame rero usigaye we w'ikitayegayezwa n'abatari bamuzi baramumenye kuri icyo kibazo cya droit de l'homme yuko we icyo akiri imbere ari ifaranga n'ejo bundi uriya witwa Kenneth Roth wa uburenganzira bw'ikiremwa muntu nawe yarabivuze ati ni fantasme hari ibintu byinshi yavuze ubona mbere atari kuvuga kuko abona ko Kagame noneho yaramenyekanye abantu baramuvuga ari benshi igikomangoma kigeze kuvuga kiti ibyo bintu rwose ntabwo ari byo wa musenyeri wa Canterbury nawe ni umuntu ukomeye n'abandi urumva rero inkotanyi zirigiza nkana cyangwa se zirajijisha ariko yabaye okaziyo yamushyize dodo wenda baracyarwanya muri francophonie ariko francophonie ho erega nabo baramenyekanye kuko abantu ni anglophone ariko bagiye gutegeka umuryango w'ibihugu 70 ingahe bivuga igifaransa abafaransa abakanadiyen iki byarabarakaje na n'ubu barabivuga noneho hiyongeyeho n'uburyo bwo gucunga nabi bwa mushiki wabo n'uwitwa Nyaruhirira birirwa biba byarabagaragaje wenda kubera amakoroho bashoboye no kurwaza uriya mudamu akazongera agasubiraho ariko nabo ni ikintu cyabagaragaje imicungire yabo ibintu byamaguye byo kujyana mu bitabagenewe kuko nta igifaransa barakirukanye culture française barayirukanye urumva numva rero kuri bo ntabwo ari ikintu gishimishije ahubwo ni ikintu cyabashyize ahagaragara kandi noneho natwe tugomba gukomeza tukenyegeza kuko dukeneye ko ibintu bihinduka muri sense positif bigana mu nzira nziza kugira ngo abaturage bacu natwe twese tugira amahoro tugira agahengwe ndumva ari icyo navuga kandi nkaba nsezeye nkaba nishimiye iki kiganiro wateganyije kuko ni ikiganiro gifite akamaro abantu bakamenya aho ibintu bigeze bikabakangura gutekereza uko ibisubizo byajya biboneka ndagushimiye murakoze cyane muze Abdul muze Rutihunza n'iki mwabwira abanyarwanda kimwe n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange nanjye nahera ku icyo kibazo wari ubajije ku byaha byaregwa perezida Kagame harimo ibyaha yakoze mu mpuzamahanga cyane cyane ibyo gutera ibindi bihugu ikindi urumva aho iriya ntambara ya Kongo yahereye kuva muri 1996 kugeza iki gihe niwe udunumbanya bari abantu ku buryo abantu bamaze kugwa muri iriya ntambara bari kubara noneho miliyoni zirenze 10 miliyoni 10 zijya kungana n'izishinjwa wa wundi wa mwami ngo Leopold niwe barahiganwa amateka ya Leopold niyo ari kubarirwa kuri Kagame uko kuri iki gihe noneho
iyo wongeye gushyiraho ibindi birimo ibyo kujya gushimuta biriya by'umubano mubi, gusura umubano mubi n'ibihugu by'ibituranyi, Burundi, guturana nabi na Tanzania, guturana nabi n'Ubuganda, ibyo byose ni ibintu bizaza mu mateka ya Kagame byerekana biti wabaye mu perezida mubi wahemukiye abandi, ari ibyo yagombye kuryozwa, sinzi n'iyano bamuha. Ubwo rero ugiye mu byaha by'imbere indani mu Rwanda ubwaho hagati, hari ubwonyora by'indengakamere uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uhereye ku itangazamakuru, uhereye gushyira hamwe, uhereye ku burenganzira bw'ibya politike, ugiye no mu by'ubukungu, gusahura, ibyo byose byo kwinguza n'imitungo y'abanyagihugu, ukajya muri biriya bya zabaryahe, ni ibyaha nabyo bigeretse ku ibyo ngibyo usanga bibaye byinshi cyane. Njye rero icyo nasaba ni uko nibura yavuga ati ndumva aho ngejeje ari aho. U Rwanda na Singapuru, nashaka kugira Singapuru, si akavuga ati n'ibyo yo kwiyamamaza bye nari mfite uburenganzira, ariko reka nicaye ndekeraho. Ku byerekeranye no kujya hejuru, ndakeka ko uwagize nk'umusenegare mbere y'uko Kagame batangira kumutahura arimo acuruza abantu na Borisi, ubu ugiye muri Senegal bajyaga bose wasanga yewe na rezo sosiyo zose zimwamaza bati waduha perezida umeze nka Kagame. Wajya muri za Benin nuko, wajya muri za Mauritania nuko, wajya no mbese hose, yewe no muri za Congo Brazzaville, wumvise ko nabo yagiye no muri Brazzaville bakamugaburira n'isambu yuko bamwamamaje. Ni ukumwamamaza bituma amenyekana neza, bati waduha igihugu nk'u Rwanda, ariko nabwo ngo abasuye u Rwanda bakagira ibyo bita akeyi. Ubu niwe wiruka, niwe uyizi ukuntu ngo bakirwa abantu bagasamara, ahubwo na misiyo zabajyanye ntibazikore. Ibyo byose byari byatumye asa n'umenyekana neza, ariko atangiye gucuruza abantu kiriya cyaha cyaje ngo pi, ubajije nk'umuntu nyine aravuga ati yeye ati wa muntu wa perezida ni inyamaswa, ni kuri yabeze. Ibyo ngibyo ni byatumye amenyekana. Wari uvuze kuri biriya by'uriya muryango w'abavuga ururimi rw'icyongereza yagiye kuyobora, wabonye disikuru nako interiviyu yatanze k'uwo munsi wo kuyisoza, ukuntu yamwaye, none bavuga ati za valeri za commonwealth ahubwo nitwe tuzifite. Izo ataka rero ni ziriya zo kurigisa abantu, ziriya zo gushimuta, biriya byo kwambura abantu amasambu. Commonwealth yaramubwiye ati rega si byo uri gutandukira. Ntuza na cya gikomangoma umenya cyarayibonye kibirabutswe kigendera mbere, nta nubwo cyongeye gukoma, cyagiye amaguru adakora hasi. Na Boris umenye ko byamugerekeye, uretse ko yagezeyo agasanga bati kujya guhobera shitani nta rusoni, bati wowe wegezeyo. Ibyo rero ni ibintu byo gutumbagira, ariko ugatumbagira none utabikwiye, kuko u Rwanda aho rwari rugeze n'igitinyiro rwari rumaze kugeraho, n'ubundi niko rwari ruhagaze bavuga bati ngira ngo urakibuka abazayiro bajyaga batambuka harya iwanyu muri Zahaha, bakajya bavuga ngo ariko Habyarimana niwe wakira abaturage, babona abantu bose bafite amazu yererana, abandi batuye muri za nyakatsi. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwari rufite igihagararo na mbere.
muri Afurika yose bavuga bati ugiye mu Rwanda muri buri serire wagerayo n'imodoka kubera umuganda washoboye kugeza uduhanda ahantu hose hari twa centre de négoce, hari utwa Toyota, hari uduki bya bindi amajyambere bavugaga, nta muntu ukijya kuvumba radiyo. Ibyo ni ibintu by'icyo gihe abantu bari bagezeho. Iyo rero iriya ntambara itaza kuza ngo ize nyine isubize igihugu mu icuraburindi, igihugu cyari kize kure cyane. Ibi rero bya francophonie byo kujya mu miryango, ese igiye gutegeka francophonie wasenye obeka, ugiye gutegeka nyine commonwealth wasenye CPGR, urumva ko uri kujya. Ngira ngo Abdul yabivuze rwose abisobanura ati dore aho twari tugeze CPGR, dore aho twari tugeze muri obeka. Aho ngaho renforcement yabyo kubaka ugakomeza iwawe si kimwe no kujya kunyanyagira ku isi yose ngo mwambonye wagera ahubwo ugatangira kuvuga ngo dore uko bacunga n'umutungo. Na twa tugeso tw'iwabo tukajya kugaragarira buri wese kandi bakavanayo gusa umugayo. Njye rero icyo nangirijeho, ndashima abashoboye gukurikirana ibiganiro byacu. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ukwerekana ishusho mbi igihugu cyacu kirimo, ni ukwerekana ishusho nyakuri kirimo aho tugeze. Ibyo kugenda bavuga ngo turi abambere muri byose, abantu bakicwa urubozo muri gereza aho bafungiye. Hariho utuntu abantu ibyo bita civilisation, ngo ababirigi basigaye bashinzwe muri za 45 ngo basivilize abanyarwanda. None ya civilisation niyo kujya kwicira abantu urubozo muri gereza, ukabambura ibyabo aho batuye, amasambu yabo ukayigarurira. Ubwo z'u Rwanda rugeze n'abakoroni sibo badusize. Muri make rero ndagira ngo nongere gushimire ko twagize ikiganiro cyiza. Naho ubutaha. Murakoze cyane kandi turabashimiye by'umwihariko muri radiyo televiziyo y'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda. Tubashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro, tukaba tubararitse ubutaha. Muri abacu, muri abanyamuryango ba RBB, n'ubutaha tuzaba turi kumwe igihe cyose tuzabashaka, tuzabatumaho. Dushimiye kandi abashoboye gukurikirana ikiganiro kimwe n'abazagikurikirana. Murakoze rero, murare aharyana, turi kumwe.